ngira Yesu uracankunda ese indirimbo zanjye ziracyakuryohera nta kintu urumva mo ngaho urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishimwe hejuru nari mfite ubwoba bw'urugo saraza aransuhuza namuye nawe yavuga ni ndamusuhuza numva ndamushuhuje nyine sinzi ukuntu bigeza sinzi n'ukubikora icyo nzi ni kimwe n'ukunyitaho Warubizi. Shalom shalom bakunzi ba Warubizi, uyu ni wa mwanya wanyu mukunda cyane w'ikiganiro ca Warubizi mushikizwa n'ishengero rya CS. Jewe ngiye kukibashikiriza nitwa Sandrine Uwimana. Uyu munsi rero ndabafitiye umutumira adasanzwe mu makanya gatoya. Warubizi. nitwa Uwimana Aime. Ikindi nakurikizaho ni iki? Ndi umukristo. Ikindi ndi umupapa, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 4. Ikindi ni iki? Ndi umuramyi, ndi umuhanzi, nkaba ndi umuproducer. Si ibyo. Wow. Nibyo kandi byose ni byiza cyane kuri muri abantu badasanzwe. Merci. Rero Aime, imbere ko dutangura ikiganiro cacu, turabanza tugasenga. Okay. Impamvu ni iki dusenga? Ni kugira ngo kino kiganiro cacu kizofashe benshi, abazocumva kize kibagira umumaro, arabakeneye gukizwa, arabakeneye kumva intayi kabafasha. Ni muri urwo rwego kaze rero mudusengere. Okay. Yeah. Data turagushimiye. Ni umunezero kukwita data kuko waduhinduye abana bawe. Turagushimira kuri uyu mwanya duhaye abana bawe tugiye kuganira. Twishimiye kuri kumwe natwe, uri muri twe kandi ugiye kuyobora iki kiganiro cyose kugira ngo gushaka kwawe ariko kunyura muri iki kiganiro kandi uzakurikira wese iki kiganiro bizamugirira umumaro. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane rero Aime. Tugiye kuganira. Mwebwe tubaheruka muri mu Rwanda, twahora tubabona kumbonesha kure. Murashobora kutubwira ingene mwisanze muri iki gihugu, muri Amerika, cyane muri Arizona, mwoducira ku mayange? Rumva ni kwa kundi bavuze ko isi izenguruka. So isi yarazengurutse nisanga muri Amerika. Ni uko nanjye sindiragiye kumva numva ngo uri muri Amerika. Ni ukubera iki? Barambwira ngo fete nza kumenya nitwa ko mushuri twize ko ngo la terre tourne. Yazengurutse nisanga muri Amerika, ni uko nahageze. Karibu cyane, turabishimiye. Ni kuri jewe niteka ridasanzwe ryo kubakira nk'umuntu nkamwe. Iyo mvura byemeye. Ndavyemeye ko nisanze n'abasanze ngaha. Ndababona turicaranye ariko ndazi neza ko hari ikintu, hari agaseke mutubikiye. Umwana mwiza. Thank you. Ngabona abantu bahora akubwira ukemera ati abana ndabakanira ko n'abana bakeneye gukarikwa. Yawe fete magambo make naje muri Amerika ku butumire bwa ministry twa Shima Ministries. Yateguye ibitaramo tour muri Amerika, nabanje Indianapolis, nza muri hajya hano hita gute sinamenyera rega Arizona. Phoenix. And then nyuma nzajya Maine, Seattle,
n'izindi gahunda zikurikira, so ndi hano muri gahunda yo kuramya no guhimbaza Imana mu bitaramo kwa. Imana ishimwe, ukuri ni umugisha cyane. Siyasi yazengurutse gusa. Yego, murakoze cyane kuduha umuco. None mukiri ngaho, ryoba ari rya mbere mwaba muje muri Amerika canke musanzwe muhamenyereye ko muri abastar? Nyene musanzwe muhamenyereye canke ni rya mbere? Ubwa kabiri. Yego. N'ubwa mbere mwari mwaje gukora concert nyene? Ntabwo ari concert, yari gahunda ijya buri mwaka ya Rwanda Christian Convention. So niyo najemwo icyo gihe. Wow. Numva ko atari rya mbere, ntimwakangutswe n'ubushobozi bwo muri Arizona. Ubu kimbura ni passport y'Abanyamerika gusa. Umva vuba mayironka mu izina rya Yesu. Ego, none gaheme ku bantu batabazi, si bose bashobora kuba babazi, peut-être nk'abantu mu mashengero atandukanye bashobora kuba babazi cyangwa abakurikirana, mwo kwidondora neza uwo muri bo, mbega muri marié, mwo kwidondora uwo muri we neza. Okay, kandi bino ari byo ntavuze. Navuze ko umupapa. Umupapa nabivuze. Of course ndi umupapa uri mariye. Mufite abana bangahe? Abana 4. Imfura yacu izuzuza imyaka 13 muri uku kwa mbere, muri janvier, muri January. C'était n'uwa kabiri afite imyaka 8 irenga, uwa gatatu afite imyaka 4 irengaho gato n'ubundi, hanyuma uwa kane afite imyaka 3. Bose irengaho gato. Yego. Mwoba ndashaka, hari ikintu ndakunda intahe cyane y'ukuntu abantu bahuye. Murashobora kuducira ku mayange ingene mwahuye n'umufasha wawe? Mbega biroroha, reka iki kibazo ndagifatire ndacagure gatoya. Mbega biroroha nk'umuhanzi, muri nk'abastar, kuko muri abastar lo Kristo, reka tuvuge ngo mbega biroroha gutora uwo mubakana, uwo muzokubakana, hama ikindi ca kabiri, mwoba mwakijijwe mwa mwarongoye mukijijwe canke mwakijijwe mwaragize mariage? Yego, mudufashe kuri ivyo bintu bibiri. Umwishurirwa Kristo umwami n'umukiza wanjye yari ni kera rwose, n'igitekerezo cyo kurongora sinzi ko cyari bwaze. Hari muri 1993. Ntwari bwavuke. So hari muri 1993. Hanyuma urumva naje narongoye muri 2011, muri 2011. Urumva ko hari umwanya munini. So icya kabiri biroroha, cyangwa nkurikize icyo cyangwa nkurikize uko twahuye, kamanze ubwo niba byoroha. Kuba ko byoroha gucagura uri ijambo ry'ubustari yari rifite imbaraga, ariko uri umuntu uzwi n'abantu benshi, cyangwa se wahawe favor, wahawe ubuntu bwo gukundwa n'abantu benshi. Sinavuga ko byoroha. Aho nyene ho dushaka kuko iyo mu gihe cyo gushaka cyangwa cyo gukunda, wo gusekeye wese ugira ngo niwe. Ubonye inzobe nk'iyo yawe tuvuga ati yaseka ati kumva ni sawa. Wahura n'undi yaguhamagara kubwira ukuntu yagutekerejeho, kumva nyine n'uwo. So bihora nibaswa atari ikintu cyoroshye, kubera ko ntumenya exactement ugukunda by'indani adakunda impano yawe. Kuko hari umuntu abakunda impano yawe, waririmba ama emotion, wagira gute, gusanga sinibaza ko ari ikintu cyoroshye. Kuko hari n'igihe umuntu ashobora kwibaza ko yagukunze kandi atagukunze, yakwapresiye, yishimiye ibyo ukora, ariko atari ko yagukunze. Kuko ibyo gukunda ni ikintu kinini. So sinavuga ko byoroshye,
no kuri twebwe rero ugiye kuvuga ngo uhitemo gutya, niyo mpamvu ngiye narabisengeraga cyane. Narabisengeraga, nabwiraga Imana ni uzamfashe guhitamo neza, kubana n'umuntu dukwiye kubana. Ikindi nari mfite ubwoba bw'urugo, kuko nari mfite reference nziza yo kuba nakwizera ko nagira urugo rwiza. So bigatuma mbisengera kenshi. Ndibuka nagiraga umunsi, hari periode ngize kumara ngira umunsi mu cyumweru nsengera urugo, mbwira Imana ndagusabye, ntacyo nkwijire giye sinamenya kuhitamo, sinacyo nizeye ko nagira urugo rwiza nkanjye, ariko ndakwizeye ko uzabinshoboza. Hanyuma rero icyo gihe duhura na madamu, nakoraga abantu bitwa muri Serena Hotel, kari akazi k'umugoroba, kwa kundi wavuye mu kandi nimugoroba nkajya gukinayo piano tu, kuko ndi umupianiste, nkajya gukinayo piano. Noneho nawe yakora muri office aho ngaho kuri Serena Hotel. Ubu nako yitwaga, njye nayitangiyemo gukora muri Intercontinental, waza kuzamo nyuma ari Serena. Noneho rimwe umuntu w'inshuti aramuzana ngo asuhuze. W'inshuti yawe canke yewe? Inshuti ya twari tumaze kumenyanira aho ngaho muri hotel. Noneho yumva icyo gihe ndacuranga indirimbo witwa Urwibutso, I think. Noneho aravuga uyu muntu ucuranga indirimbo ni Usiyeme. Abaza uwo mu manager waraho ngaho, ambwira ati niyeme. Umunsi uhuriza atoya. Uwo mu manager ari wa madamu wawe? Oya, uwo manager, madamu yabaje uwo manager. Ati umuntu ucuranga Urwibutso Usiyeme, Urwibutso nimwe mu ndirimbo zanjye. Ndayite. Ataravuga ngo niwe. Ambwira umunsi uhuriza atoya ngo ujye kumwisohoreza. Saraza aransuhuza. Ndamoye nawe yavuga ni ndamusuhuza, numva ndamushuhuje nyine. Connection nyene itera. Hari indirimbo ya Kidum ivuga ngo ubu nafashe ndekura na mai. Ndavuga ngo nafashe sindekura. Guhera ubwo rero komeza ndatereta. Hari icyo sinzi ko mu Kirundi mugira iryo jambo ryitwa gutera imitoma, mbyita gute mu Kirundi? Ni kuresha. Sana ntangira gutereta, bikaranyemera. So murakoze cyane, ariko ndumva ntanyutswe. None aho nyene nta kintu Imana yigeze kubwira kucerekeye ati basi kugira ngo umenye ko uwo munsi urumva hari ukuntu usengera, sinzi ushobora, Imana itanga kwinshi, urumva hari abo nguhera mu itiro, hari abo urabyumva mu migani ngo Imana ikunda imuhera mu itiro. Donc hari abo bisaba ko baja ku mavi akamyoka, hari abo urabibona. Donc ndashaka ngiye kubaza uko byagenze cyane, ko ari uri kumbaza se simbireka. Rero ndashaka mutubarire, donc mumaze guhura, ni ukuvuga ngo wowe kumuramutsa gusa wumvise ari we, eske Imana hari icyo barakubariye uri kurasenga, ko mwatubwiye ko mwafashe umwanya mugasenga, sivyo? Hari icyo Imana yarakubwiye ati muzohurira aha canke azoba ameze uku, canke ni wamuramutsa gusa uzoca wumva fire? Oya, nambeshe. Wewe waramuravye wumva? Nambeshe kuko sinibyo muri iyo témoignage cyane, ko narabw'Imana sinshaka kubirota, sinshaka kuvuga ngo nabirose, sinshaka, ndashaka uzampuza nawe, nzamukunde nawe nkunde kandi bikunde. Ni ntayo dasanzwe. Iyo periode nibyo nari ndimo, mu byari tuzi ku zindi témoignage zindi ziri aho ntari buvuge ko ntabwo wabimbajije, urumva. So amagambo make namaze kubisengera, nabwiye Imana ngo undinde guhusha gusa. Ntabwo nabwiye Imana ngo umpe kwibona mu nzozi ndabirote, umpe, oya, nabwiye Imana gusa ngo undinde. Action nasabaga Imana urugo rwiza, kubwiye Imana undinde guhusha, kandi igihe sinabimenya, kuko nabivuze ushobora kurebesha amaso ukibesha, ushobora kurota nabwo ukibesha, umuhanuzi ashobora kukubwira nawe yibeshe, gusa abahanuzi bose bakubwira ko ari Imana yavuze iba yavuze. Donc ikindi nacyo ni Imana yaba yavuze, njye nasabaga urugo rwiza. Erega ndabwira abantu ngo
Adamu na Eva nta muhanuzi yavuze, ni Imana basezeranye ubwayo, ariko bagiranye ikibazo kandi ari Imana yabahuje. Sibyo se? Kuko Adamu yatangiye gushinja Eva, Eva atangira gushinja Adamu, kandi nta muhanuzi yari uri hagati. Bivuze ngo kuno bagirana ibibazo birashoboka, ariko jye nasaga Imana gusa we nushobora gutanga urugo rwiza bidufashemo, kandi ni process, n'urugendo, n'inzira, no kumva Imana, no kumvira Imana, no hari igihe twumva ko kubera ko Imana yavuze wumva ko biruzuye nta kindi kubera ko yavuze, ariko ihora ivuga, siko buri gihe twumvira. Imana ishobora kumbwira ngo kuzobwira ati Sandrine n'umugore wawe, nkabyumva nkumva ko ari byo, ariko process mu urugendo nabwo ni process. So ntabwo yavuze ko ari garantie, ntabwo yavuze ko ari n'urugendo. So rero ntabwo Imana yambwiye ngo oya, narasenze Imana kandi umuhora mbisengera ngo ikomeze dufashe. Yego, Imana ishimwe cyane. Ukuri birumvikana, kandi urumva Imana iyo twayizeye, wowe intambwe wakoze niyo kwizera, kandi Imana yarabikoze, ihabwa icubahiro. Amen. Ukuri mwatubwiye yuko mwari mukijijwe, mwatubwiye mwakijijwe 93. Yego. Niko mwari mukiri bato bwayemeye, naho hari mwumvise nyene gutyo muduha intahe gato kurako ukuntu ingere mwakijijwe. Mwari mukiri abajene, kandi abajene ntivyoroha ko bakizwa. Kuna kijijwe, mama niwe yakijijwe mbere. Mama wanyu? Yakijijwe mbere, hanyuma yahora ambwira ngo tujyane gusenga mu bakizwa, nkuko twabyitaga i Bujumbura. Noneho yambwira ngo tujye mu bakizwa, nkahita ubundi nari mu katolika, ariko utabibamo mu by'ukuri, ko ndashobora kujya muri katolika nka kuri Noheli cyangwa kuri Pasika, ibintu nk'ibyo. None atangiye ngo tujye, amaze gukiza atambwira ngo tujye gusenga, ntangira ahubwo guterana kujya mu katolika ngo atazankura kuri papa, hanyuma rimwe atangira kwiga strategy Imana iramukoresha. Ndibuka anyohereza ku Ijabe, aho bita ku Ijabe, ku bahazi, muri Vivante, ambwira ngo ugende ndebera umuntu, hari umuntu ushaka kugutumaho kuri Vivante, ujye kuri eglise, nasohokora muraza kubonana. Numva ari strategy arantumye ngomba kumvira. Noneho nkagenda ku Ijabe, ngategereza ko umuntu tubona nyuma y'amateraniro, umva rutara kumutegereza ndi mu materaniro. Ikindi ntangira kuba gukururwa na Apollinaire, ukuntu yaririmbaga yayoboraga, ko cyari ikintu cyari kindimo ntakizi. Apollinaire kwa leading a worship, numva nanjye ndi gufashwa, numva nyine ni umwanya numva ndi guha agaciro kurenza ibindi byose. Kurya Apollinaire yarangiza kuririmba, nyine kuridinga nabo bakoranaga na groupe ya Louange n'Adoration, nkumva ebana bikunze nahita nisohokera, ariko ko mfite gahunda sometimes ngategereza nyine. So bitangira gutyo n'igihe atantumye, noneho kubera ko nakunze wa mwanya wa praise and worship, nkaza purposely for that, nkaza gukurikira gusa umwanya wa worship. Noneho ntangira kubikunda gutyo kugeza igihe naje kwihana, baje guhamagara ngo washaka ukizwa n'ibande, ndagenda ngo bansengere, kuko nari numvise nyine numva utangiye kumva nyine Kristo no kumukunda, ndakavuga okay, nuko byaje. N'umusoko wo kujya imbere, ntabwo nagiye imbere ku Ijabe, nagiye imbere ahandi ku yindi eglise yitwa Vivante, kuri eglise Vivante yandi yitwa Kumutakura. Yari icyo gihe cyari cyabaye iterano, cyari cyabaye njyayo, kuvuga ngo abantu bumva bakeneye gusengerwa bagendane na Yesu, bitandagenda imbere. Hari 93 n'ibyo. Hari akantu kankoze koko icyo gihe none mama wawe yakurungika, donc yakurungika buri Sunday, buri dimanche. Yakoraga gake, sinzi inshuro yabikoze gake, ariko nagiye nka rimwe cyangwa kabiri. Noneho nkunda praise and worship. Nkunze praise and worship, numva mba intéressé, ndabikunda, ntangira kujya kumva praise and worship. Basi inzira z'Imana ngo zirenge igihumbi, n'ukuri. Mama wawe n'umunyabwenge cyane rwose. Yaratashye. Yaratashye. Imana ishimwe ko wagira ngo uzi icyo. Imana ishimwe yakoze ibyo agomba gukora byose. Hari umuntu barumva bavuga ngo gutahakwa
twe ntaho kwishimira ko atako ntago yari mukuru bikabije akecuye ariko nubwo yatashe bavuga ntacyo atakoze kuko numva bagira ngo umuntu agiye nta deni rya ufite yakoze kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahirwa abapfira mu mwami kuko nimba yarateguye urwo rugendo rwe rwose akanagushikana no kugakiza uyu munsi ukaba uri umuntu mu bantu ba mbere ariko bahezagira abandi urumva ko yakoze ikintu gikomeye antuka ari muri praise and worship nyene araguwe neza araruhutse none Gaheme turubise urugendo rwanyu rw'agakiza rwari urugendo nyene ruryoshe Imana hari inzira yabacishijemo kugira ngo mwakire umwami Yesu none ko muri abahanzi bazwi muri Afrika mbese noneho na hano muri Amerika muraje muramenyekanye mwoba mwakira iryo banga ry'ubustar nyene byagenze gute kugira ngo mwisange muri abahanzi bakomeye ni urugendo yego nabikunda hari ukuntu ukunda ikintu ariko utakizi unagifite so nakundaga of course nakunda uko kuririmba nkumva icyo gihe numva ari swing tunagwa nkumva ari praise and worship kumva bikuzanira agaswing tukeza mu mutima nuko umuntu ari kubyita muri icyo gihe ko sinarinzi ngo hari icyo bizana sinashobora gusobanukirwa icyo kintu birema mu mutima wanjye ariko nkumva ndabikunze maze gukizwa nahise joininga action nahise njya muri ko yantu nakirijwe ntabwo nahise njya kumutakura nyene nahise njya kumutakura muri iyo chorale ko hari na hapi cyo gitadutuye mu cibitoki cya hafi yo kumutakura nyine urumva nahise joininga nyuma usibye ko naje kuhava kajya kwijaba kujya nsengera kwijabe maze no kwimukanja ngiye kuba mu bwiza ariko donc icyo kintu ukora ko cyari kindimo ntabizi numvise agira ngo kuhajya mu barimbi ko numva biryoshye sindamenye ibyo ari byo ariko numva biryoshye tu so ntabwo ari ikintu gitumenya iyo ufite impano ntabwo gitumenya ngo iyi ni impano ahubwo impano kimwe mu bintu bigaragaza no kumva ukunze icyo kintu ukumva wakibamo ukumva wagira ngo umwanya wawe ni hariya so nuko ntangira kuririmba gutyo 94 93 nyuma maze gukizwa nyine 94 ninjira muri choir I think sinatindaho cyane cyangwa fa nyuma 93 irangira and then muri 94 mu kwezi kwa munani yes njya mu Rwanda noneho aho nakomereje nabwo bisanzwe kuko urumva na Sandro nta groupe za Jean zihari noneho kubera ko narimva icyo kintu Bujumbura nkibona papa nere bagikora ndahagenda najya mu repetition yabo nka donc sinjoining ariko kora ko n'amashuri ntibyankundiraga niki facilement ariko nkumva ndaryohewe so ngeze i Kigali numva n'undi mwuka ari kunshira ku mutima gukomeza icyo kintu so nuko byaje nakomeza voilà wow Rwanda rwagiwe amahirwe banishimye kuko icyo gituma mpora numva kenshi donc ubu unye mu Rwanda kera mu Rwanda twari tuzi ko haba nk'amakorale nibaza ko ari yatanguye zaza ni Bujumbura za Hoziyana yego amakorale ya Hoziyana na yego za ambassadors banza ari sabavu buriya harabandi twitwa abasaruzi ba kera icyo gihe abo sinari bwame ariko wow ubu unye iyo ukurikiranye mu maeglise yo mu Rwanda uba wumva nyene ubona ari nka vivante yo kwijabe yimukiyeyo indirimbo zose usanga ari zimwe donc urisanga umutima warakuze muri mu bambere rero numva bajanye ikanguro rya ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo za Louange na Adoration yego Mane bahezagire cyane kuri je numva ndiko ndafashwa kandi tukiri mu ntare Imana ishimwe cyane hari ikindi kibazo numva nababatse none Gaheme nirihe banga turumvise mwatanguye gukorera Imana kera vraiment jewe muri ico gihe sinzi uko nari ingana ariko sinari muto ariko nirihe banga mufise canke umuntu wese yogira kugira ngo aguma ahagaze kuko
kuva nanje nkizwa canke igihe maze mu gakiza kandi nkunda kuririmba nkuko ndi umuririmbyi kandi ngakurikirana abaririmbyi batandukanye uno munsi ushobora kumva umuririmbyi ebana ari ahitinze niko bavuga mu Rwanda bahitinze kabisa kumva nyene n'indirimbo ziwe ziragufasha hacamwo nk'imyaka ingaho ukazamva ngo uriya muntu ntitukimwumva mwebwe n'irihe banga mwahawe kuva ico gihe cyose gushika uno munsi mukaba mukironka indirimbo zifasha imitima y'abantu mukaba mugihagaze mu mana muri no mwishe abandi baba nk'abastar mugasanga bagiye ku ruhande rwabo ariko mwebwe hari turababona mu mashengero ni gute n'irihe banga mufise iyo abantu muri ico kibazo ari ikintu manza gusasa mbere yo kuvuga ibindi nkunda kubanza gusasa ubuntu bw'Imana so mbere y'ibindi navuga ngo n'ubuntu ko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga none rero ubuntu hari ikindi kintu buzana urumva icya mbere iyo ikintu hari impano hari kumenya ko ufite impano hakaba no kumenya umuhamagaro ujyanye n'iyo mpano iyo ugendera mu mpano gusa biroroshye kuyikoresha icyo ushaka ariko iyo ugendera mu muhamagaro ukoresha impano neza so ni ukuvuga ngo akantu mugasubiramo kugira ngo n'abadukurikiye babyumve kuko ndazi akantu kazofasha abantu benshi kuko icyo kibazo ntigifite jeje nyene iyo ugendera mu mpano impano wayikoresha ibyo ari byo byose sibyo donc impano ni ingabire mu kirundi ingabire kuririmba umuntu ashobora kuririmba igiti ushobora kuririmba ibuye ushobora kuririmba icyo ari cyo cyose ni impano ni ingabire urukundo twumva baririmba inkundo ariko iyo ari umuhamagaro uyobora impano umuhamagaro niwo uha umurongo impano kandi umuhamagaro kenshi ugera n'impano Imana yaduhaye rero umuhamagaro uyobora impano iyo utamenya umuhamagaro impano iyobora umuhamagaro bigapfa so iyo umaze kumenya umuhamagaro uyobora impano bikagenda neza icyo namaze gusobanukirwa ni uko kurimba kwanjye atari impano gusa atari ibintu byo kurimba gusa ngo nishimishe ndirimba icyo ari cyo cyose niba ngo icyo ndirimba cyose mba kumva ko kijyanye n'umuhamagaro Imana yampaye so iyo ukiri umwana ugendera mu mpano uko ugenda ukura ugendera mu umuhamagaro ukayobora impano so nibaza ko ari iki kindi nacyo noneho nishaka ngarukira aho ngaho kuko nta kibazo mudusigurira abantu batahure twumve kabisa kuko kuba umwana buriya hari ijambo nkunda biravuga ngo iyo umuragwa akiri umwana abaho nka esclave nk'umuretwa nk'imbata nka slave umucakara ni ukuvuga ngo iyo uri umwana impano yawe ishobora kugutwaza igitugu uririmba ibyo udakwiye kuririmba uririmba ibyumva bidakwiriye kubera ko uri umwana ntuzi icyo ugomba gukoresha iyo mpano ni ukuvuga ngo ukora ibyo ari byo byose ukubwiye ririmba iki urakiririmba ukubwiye curanga uracuranga ukubwiye nyine uri umwana noneho iyo uko ugenda ukuba macuwa cyangwa ugenda uba ukura utangira ntabwo utwo ugenda uba umuretwa usigara gusa uri imbata ya Kristo gusa ariko noneho ni wowe uyobora cyangwa se mvuge ngo umuhamagaro ufite ni wo uyobora ya mpano yawe ni ukuvuga ngo ntabwo ukora icyo ari cyo cyose kuri kije ntabwo ukora ko baguhamagaye ngo uririmbe uza kuririmba ntabwo ukora ko bakubwiye ngo ucurange uza gucuranga ahubwo utangira kuvuga ngo umuhamagaro wanjye ujyanye no kuririmba iki no kuririmba umuhamagaro wanjye ujyanye no nk'ubu no muri studio nkora production iyo umuntu anzanye indirimbo abanzaniye amafaranga ariko ntabwo nihutira kwakira amafaranga ndabanza nkasoma na lyrics nkamubwira ndashaka kumva indirimbo ushaka ko produce amajambo impereye aho iyo numvise amagambo ari muri iyo ndirimbo ahura n'umuhamagaro ndayiproduce ariko numvise amagambo ari muri iyo ndirimbo lyrics zidahuye n'icyo nizera umuhamagaro si ngo kuri giye gusa ariko nibura bihure
n'icyo nemera n'ukwizera kwanjye icyo gihe ndabikora uvuga ngo icyo gihe nkoze gutyo sindiho ndareba gusa impano cyangwa icyo nshoboye gukora ahubwo icyo nshoboye gukora ni hehe gifite izihe limite ntabwo ari ubushobozi gusa ntabwo ari ubuhanga gusa n'ubwenge mfite mu muziki ahubwo ni iki kiyobora ubwo bwenge n'ubwo buhanga mfite mu muziki niyo mpano so iyo umuntu akiri umwana iyo umumubwiye ngo uririmbe hari ubwo ushobora kuba ndi kuri stage sibyo ndiho abantu umuntu agatera indirimbo nkumva amagambo arimo sinkwiye kuyaririmba kubera ko adahuye no kwizera kwanjye wenda aho ngeze kumenya ijambo sinzi byinshi twese turakiga ariko nakumva amagambo ari kuririmbwa nkumva nkurikije ukuri nzi kwa Bibiliya ibikenzi nkumva ntibihuye n'ibyo ndi kumva icyo gihe nshobora no kwa kundi kuri stage sindirimba hinge gato aho hantu birashika umuntu akaba ariko aririmba indirimbo y'Imana like y'Imana niko tuvuga gospel ugasanga amajambo arimo ntimwemezanya cyane ushobora kuririmba amagambo aryoshye ariko atari amagambo y'Imana amagambo akora ku marangamutima ariko atajyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana birashoboka nanjye ubwo njyana indirimbo nagiye mpimba uko ngenda nkura cyangwa ngenda nsobanukirwa ijambo ry'Imana nkajya ngo ako indirimbo nanditse uko numva atari ukuri kwa Kristo kuzuye reka ngo urugero nigeze gukora indirimbo rimwe iyo ndirimbo abantu batarakiba abayimenye barayikunze ko sinakomeje no kuyisunika kubera ko maze gusobanukirwa ukuri nahise nyirekera aho hantu yakundi buko umuntu mwegeze kumbwira ati ndashaka kuzaza mu rugo kuzana amaturo kwera indirimbo ariko giye namaze kumenya ko indirimbo itari ukuri kuzuye nararimbaga ngo ngira Yesu uracyankunda ese indirimbo zanjye ziracyakuryohera nta kintu urumvamo ngaho iyo ngucurangiye wumva umerewe ute mbwira Yesu noneho abantu bajya mwumva ni amagambo aryoshye ndiho nabwira Yesu uracyankunda ndangije ngo none se wait urukundo rwa Kristo rurahindagurika donc urayibaza niba ikigukunda uvuga ngo hari igihe ibigiye iragukunda hari igihe itagukunda uvuga ngo urukundo icyo gihe rero byaba bitandukanye nuko Imana bibiri tugira ngo Imana ni urukundo niba ari urukundo ntabwo urukundo rw'Imana ruhindagurika rujyana n'ibihe so kubwiriye Kristo ngo uracyankunda wagira ngo hari igihe abankunda n'igihe abatankunda bitamenya ko atari ukuri kwa Kristo ubu rero nubwo umuntu yayisaba gute hari n'igihe abantu baza bakayisaba ati ndashaka ya ndirimbo yawe ndangira ntabwo nshobora kuyisanga kuri Spotify kandi ngira ntuza kuri Spotify ntabwo wayisangaho ntabwo wayisanga kuri YouTube kugeza igihe nzayihindura n'uyinsabye sinyimuha kubera ko namenye ngo narimbye ukuri kutuzuye sibyo so hari indirimbo nk'izo ziba ziryoshye zikora ku marangamutima ariko zidahuye n'ukuri hari indirimbo zishobora kuzanira chair de poule zikuzana ukumva nyine ariko mu by'ukuri zitajyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana so sinzi byose aho ngeze ndavuga ntoya tugendera mu kuri twamenye kubera ko ukuri ariko namenye reka nge kubw'ubuntu bw'Imana reka nkugenderemo so impano rero iyo uyoborwa n'impano gusa uririmba ibyo ari byo byose wumva wagira ngo wemerewe kuririmba anything kurimba urukundo si bibi urugero reka nuko tuvuga kurimba urukundo none se wowe na Shera wanyimubwirana amagambo y'urukundo ushobora kubwira Shera ukamurimbira n'akarimbo k'urukundo bivuze ngo si bibi ariko icyo tuba dusabwa ni iki ni ukubikora mu kuri ibyo ukurimba nibyo by'ukuri biri muri wowe ese ndabiririmbira haza ukubukuru buzana n'ubwenge ndabiririmbira ese message mpamagariwe gutanga nigeze kubwira umucuranzi dukunda gukorana nk'umuhanga akora afasha abantu benshi yagiye gucurangira nyine indirimbo nyine gutya ndamubaza ese kuki ujya gucuranga ziriya ndirimbo kuko sinshingwanye ucuririmba urukundo cyangwa icyo cyose ariko reba na message yuzuye mu buryo yabiri n'urwo rukundo yaruririmbye gute aravuga ati none ugucuranga gusa ndavuga no izi icyo bisobanuye niba ncurangiye umuntu ndashaka gushyiramo uburyohe muri iyi ndirimbo nyipushinga igere kure which means ndi gupushinga iyo message ndi gusunika iyo message ngo igere kure
ni nka publicité yes ndi gushyira uburyohe muri iyi ndirimbo, ndi kuyicuranga, ndi kuyiririmba, ndi gushyiramo amajwi, kugira ngo iyi ndirimbo iryohe igere kure. Muri make ndi gusunika message iri muri iyo ndirimbo. I'm preaching. Yes. Ndi gutanga ubutumwa, ndi gusunika ubutumwa. Bivuze ngo rero iyo ukugenda ukurugendo umenya ko ntabwo ari indirimbo yose wacuranga, kuko indirimbo uri gucuranga yose uri kuyisunika ngo igere kure, uri gusunika bwa butumwa buri muri ya ndirimbo. Oh yes. So ntabwo kubera ko ndi umuririmbyi indirimbo icyo ari cyo cyose, ntabwo kubera ko ndi umucuranzi ncuranga icyo ari cyo cyose, ntabwo kubera ko nzi kuvuga mvuga ibyo ari byo byose, ahubwo ikikuri kuba gusigaye wiranga ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye. Ikiba gisigaye ese nkunda kwiga ijambo rya Kristo kugira ngo ndirimbe ibikwiriye cyangwa mvuge ibikwiriye cyangwa ari bikwiriye. So naho ngaho rero nubwo mbuze ibintu byinshi no kuvuga ngo ntabwo impano ari inyobora, ahubwo umuhamagaro mfite w'Imana muri jye ni uyobora ibyo nkora. So uko iminsi igenda ugenda niga kuvuga ngo nta muntu unyeganyega cyangwa utsitara cyangwa wumva, twese bitubaho kumva ari igihe wacitse intege, kumva ari igihe, ariko iyo umaze kugenda umaze kumenya kiriya imizi yawe iri mu kwita ku mpano ku Mana no kumuhamagara Imana agoye kuruta kwita ku mpano, biragufasha uburyo ugenda. Mwatubariye ngo mbere yuko murongo mwari mufite experience itari nziza, none mwoduha akarorero kubera ko hari benshi nk'ubu hari benshi bavuye mu byo kurongora kubera bivanye n'ama experience bagize mu miryango, mu bagenzi, hari abavuze ko batazorongora, hari abariko barabivamwo kubera bagumanye ico kintu mu mutwe, hagize akantu kaba gatoyi mu rugo agaca agarura bya bindi byose yabonye. Mwebwe hari icyo mwohanura abo bantu, kuko uno munsi ndizera muri mu bantu bafite urugo rwiza, mwahagaze imyaka kuva 2011 mwatubariye gushika uyu munsi, ni igihe kitari gito, kandi turashima Imana ko ikibahagaritse kandi izakomezanya nawe. Mwotubwira rero ku mayange gatoyi icyo abandi bokora kugira ngo bakuremo ivyo bintu biri mu mutwe. Urumva jewe nihereho yego umwe mu bwoba nari mfite ni ukutaba umugabo mwiza, kubera ko papa ntabwo byari byaramworoheye kumbera umupapa nari nkeneye, sindi bugiye imuhengeri bw'ina noneho nkumva nanjye sinshaka kuzisanga nabaye nkawe. Havuga rero ikibazo nari mfite cyane cyari kuri giye kuruta ku mugore nzashaka. Naravuga ngo sinshaka kuzarongora umugore ngo ne kuba umugabo mwiza cyangwa ne kubera abana umupapa mwiza. Binyibukije ikibazo umuntu yigeze kumbaza ngo ko tubona wita ku bana bawe cyane ubakunda cyane kandi bisa nkaho utaha urukundo rw'umupapa, nibigenda bite? Aho niho umurimo wa Kristo ukorekera. Ndabishimira Kristo. Icyo nshaka kuvuga ni iki, nari mfite ubwoba bwanjye. Actually hari igihe umuntu agira ubwoba bw'umugore azashaka, Yesu nafite cyane ubwoba bw'umugore nzashaka, nabyo byari birimo kuvuga ni ntazasanga tudahuje, ariko nari mfite ubwoba bwanjye. Sibyo, naritinya, navuga ni ko bajya bavuga, ntabwo ari kubera ko numvaga ntiyizeye, ko ari kuvuga ngo ko bajya bavuga ngo umuntu ibintu byabaye muri famiye ngo nibyo bikurikirana. Ko bavuga ngo byabaye muri famiye nibyo bikurikirana, what if nisanze nanjye ntabaye umupapa mwiza? Bira bajya bavuga bya karande n'ibiki, numvaga nsa nk'ubyemera cyane, nubwo nemera ko bidashoboka bivaho, kuko Kristo icyo yaje ngo muri Kristo abaye cyaremwe gisha, bira ntabwo biba gifite agaciro. Amen. So rimwe ukuntu byahindutse no gusenga rero kwanjye kwarimo n'ubwoba, ako Imana ishimwe nuko umuntu ahungira kuri Kristo nyira agasuka ibyo afite byose. Rimwe ndibuka bari abantu ahantu mu Rwanda muri quartier imwe gutya, muri overnight muri veye, noneho basaba kuza kubayobora muri worship. None kwa umuntu yayobora worship, uganiriza abantu amagambo y'Imana, bayobora muri worship, numva ni nkaho umwuka warampindukiriye. So naraho ndababwira iby'Imana ikora, ukuntu Imana ibohora, ikiza, ihindura ibihe, ndangije numva nkaho umwuka ari kumbwira kuri gutanga ubuhamya bw'ibyo nkora, ukuntu mpindura, kuki utizera ko nagushoza n'urugo rwawe rukagenda neza. Actually iryo joro
niryo joro navuyeho mvuga ngo birashoboka ko nashaka. Ubundi mbere wumve ngo nashaka gukunda umukobwa ko byahindutse nyuma nari maze no gukura. Ndibuka afite imyaka 20 umukobwa nashobora guhumva kubona ntangiye gukunda umukobwa. Nagiraga strategy ebyiri ariko ntimuzazikoresha bankurikiye. nakawe gusa. Nagiraga strategy ebyiri iyo nabonaga nagoswe cyane nkareba ngasanga nkabona goswe ubwo twumva icyo kubwotwa ntago biza toto ataho ni vraiment mwabaye mwisi gugotwa no kuvuga ngo nkareba sande nkumva yewe mina yisha mina kere kuri ntago mina dae kumva rebye umukobwa kumbura urafashijwe kabisa. Nahita ntekereza ukuntu nkahita nibona ukuntu ntwawe ngiye gutangira kumutereta kandi ko ntazarongora. Nkahita ntangira gushakisha amadefo y'abafite kugira ngo bitume ntakomeza kumukunda. Donc iba nka strategy nkahita ndeba Sandrine buriya ko mbona yantwaye cyane iki kintu kiza yaba adafite kugira ngo basaba aricyo nguma niyibutsa ndebe ko yamvamo sinsange naratwaye ngo ngende nzisange nageze ahantu ngomba kurongora. Urumva ikindi iyo umukobwa yazakunsura nko mu rugo nkabona ko nashaka ntifuza ko nazarongora yarazakansura nkavuga nti ubuse azajya abona ko ansura agiye simusure ko kamwe turi inshuti dushobora kuba friends ariko dushobora kuba inshuti ariko tutabisobanuye ko tugomba kubana. Nahitaga mvuga ntukifo ko nanjye musura ariko sinshaka ko biba birebire. Kahita mperereza nkashakishaka nkamenya igihe azaba atari mu rugo yazaba atari iwabo nkahita njyayo kugira ngo azamubwire ngo yaje gusura kubura. Umva suko nashaka kumusura mu by'ukuri kabone abone basiko nagize effort ariko sinshaka ko biba bikura sinshaka ko tubonana kenshi. Donc za strategie z'ubwoba. Donc umuntu afite ubwoba afite igikomere cyo kuvuga ngo ntibishoboka sinshaka kugira urugo rwiza nditinya cyangwa se sinabonye urugo nashakaga noneho nyuma Imana inganirije gutyo zingase ntabwo wizeye ko nagufasha ukagira urugo. Nibwo navuze yuko ko bishoboka bya bintu nibwo natangiye kumva ko bishoboka kuko muri ibintu nabwira n'umuntu wese wakumva afite icyo kibazo ibintu byose bihera mu mutwe. Iyo wumva ibintu bidashoboka burya ntibishoboka. Igihe cyose wumva nubwo waba ugiye gukora ikintu kumva ntigishoboka biragoye ko gishoboka. Ariko iyo umaze kumva ko ibintu bishoboka ukabyakira biba bishoboka. So rero maze kumva ko bishoboka nibwo natangiye urugendo. Ako nyine ntabwo bita bitungana 100%. Wumva ufite akantu k'ubwoba ubu uzi ko najya mvuga n'igihe umugore nangora biravuga ngo abagore bahukanye bagiye nzagenda mbere. Ariko byose no kwahukana reka gutandukana tuzi kera tuzi ko abagore aribo bagenda kera muri Afrika wowe kumvugiye wowe bikemuye numvaga ni bya bindi umugore angora ngo ugavuga gusanga umugabo yirukanye umugore bya kera we ngo nigiye umugore sinzamugora giye nzazinga utwanjye nigendere niko numvaga. So nibaza ko nizera ko ibintu bishoboka iyo mu bwenge mu mutwe byahindutse. So igihe cyose umuntu yumva bidashoboka ni byiza ko kuko Kristo ashoboye byose cyane. Of course agiye tuvuga ngo Kristo ashoboye byose ariko bitari mu mutima tutabyizeye bisaba ko atuganiriza nkuko nanjye yakoze umurimo muri jye muri umwanya wa fellowship n'umwanya wa intimacy n'umwuka wera akanganiriza kuko ijambo rya Kristo niryo rihindura kwizera kuzana n'iki no kumva iki ijambo rya Kristo no kuvuga ngo uko wakira ijambo wiga ijambo rya Kristo genda rihindura nacyo gisubizo uko ijambo rirahindura undi muntu ashaka kugira ngo birashoboka kumvana aho Kristo yavuze ijambo rye riza rirema rihinduka rema ntabwo ari cyo logos no kuvuga ngo mu magambo iki jambo rya Kristo rya mbere risha rihindura imitekerereze yanjye kandi kwizera kuzana no kumva ijambo rya Kristo kwizera ni iki no kumenya neza no ngo ni imitekerereze yahindutse hari ibyo narinzi biravuga kwizera no kumenya neza hari ibyo narinzi ariko ibyo narinzi byahindutse ubu namenye ibindi ibyo namenye rero nibyo abarundi bavuga ngo bijya muri ntibate muri subconscious mind muri subconscious iyo byageze muri ntibate aho ngaho ibyo nibyo bidukoresha ibyo dukora byose ibyo nibyo bituma tutera intambwe zose dutera so je navuga ngo icyambere cyo kumenya ko bishoboka kuko ikindi experience yundi siyo yawe ntago bivuze ko umubyeyi wanjye haraho byamugoye nanjye bigomba kungora no why hari umurimo Kristo yakoze ibyo bintu bitandukanye
ngo bari muri Kristo bose ni ibyaremwe bishya. Ni ukuvuga ngo ntabwo bigomba kuba ibyabaye. No, sibyo, sinzi niba ngusubije neza. Yego, ni ukuri Imana yakoze ibikomeye, yakoze umurimo ukomeye muri wowe kabisa, kuko urumva ko bitari byoroshe, waniganye n'ikintu cyitwa ubwoba, kandi ubwoba nabwo ngo bupfa kuri Satani, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Yego cyane. Ni ukuri urumva ko icyo kintu cyari kibagoye cyane, ariko hashimwe Yesu cyane rwose yabatabaye. Uno munsi wa musoro rwoguyitse. Yego, ubwo abadukurikiye baba bafite izo experience baraza gutahura yuko Kristo niwe yaje gukuraho ibyo byose, ibya karande, ibyadukurikirana byo mu miryango. Wow. Abari muri Kristo Yesu babaye icyarimwe. Uri muri Kristo Yesu wese abaye icyarimwe, igishimwe bya kera biba bishize. Ni ukuvuga ngo bya kera, ibyo byose bya kera wumva byabaye kera, ibyo ntibigihari. Ibyabaye uriho cyangwa utarabaho byose byarashize. Yavutse ujya munsi yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Iyo nibona muri Kristo, ega niyo mpamvu bivuga ngo turi ibyaremwe bishya. Mu yandi magambo, ni icyaremwe kitari gisanzwe gihari. Wabaye icyaremwe gishya, waremwe bundi, nko gufata Sandrine bakongera bakamurema bushasha. Donc waremwe bundi bushya. Ikiba gisigaye ni iki rero? Ni ukubyakira. Donc buriya hari ibintu tureba byandi bavuga ngo buri muntu asa nk'inzozi. Hari ibintu biba byandi natangiye mvuga ngo uyu umuragwa akiri umwana amera nk'umugaragu, nk'imbata, nk'umucakara. Hari ibintu biba byarabaye, ariko bakaba basigaye ko mbimenya. Donc mba aho icyo kintu cyakoretse. So hagenda ushobora kubona icyaremwe gisha, ariko mu by'ukuri ntazi icyo kintu cyabaye mu by'ukuri ni icyo Kristo yakoze ni igiki. Bibiliya yuzuye guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuriwe biravuga ibya Kristo, ko no mu itangiriro biba bitubwira Kristo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu mashusho, mu migani, muki, kugeza mu Kristo aje mu mubiri, kugeza Kristo wahishuwe ni Kristo. Ariko kumenya icyo yakoze, ibyo byose birimo bisobanura icyo Kristo yaje gukora, icyo yaje gukora. Donc ariko kubimenya nibyo bihindura imitekerereze. So umuntu ashobora kuba ari icyaremwe gishobora kuba ari umwana w'umuntu ukomeye, sibyo, ariko uko yakura umwana ntuzi uburenganzira bwawe, ntuzi icyabaye, ntushobora kukigenderamo utakizi. Yego. Murakoze cyane kuri jewe, ndiko ndubakwa kabisa, kandi nzera ko n'abadukurikiranye bariko barafashwa cyane. Amen. None Gaheme, hari ikindi kintu mwatubariye c'umuhamagaro n'ingabire, murashobora kuduha akarorero kagutse cyangwa uko muvyumva, kuko nk'uko nababwiye umuririmbyi. Yego, cishako uyu munsi nibo turirimbira, uyu munsi rero ndi mwikonje. So rero icyo kintu benshi hari igihe ushobora gusanga wahamagariwe muri protocol ukisanga kuri podium, peut-être kubera ko ufise ijwi rinyoroshe. duhitandukanye, nshobora je kuba noba nzi kubitandukanya umuhamagaro n'ingabire, ariko abadukurikiye hariho abantu benshi bari muri confusion. Uno munsi baba bicara mu ntebe bafise izo ngabire cyangwa bakafise n'uwo muhamagaro, nubwo batazi kubitandukanya, akaguma duta, akaguma yicaye, ariko hari icyo yategeza gukorera Imana. Hari icyo mwafasha abo bantu? Yego, naho ngeza nagereza kubasobanurira. Uzi icyuma, dufate nka kuto, icyuma, imbugita, ndaheruka kera nk'imbugita. Imbugita ushobora gukoresha ibintu byinshi, sibyo? Imbugita ushobora kuyikoresha ngo guhata umwembe, kurya ipapayi, sibyo? Hari n'abayikoresha kwica inkoko, sibyo? Hari abakoresha ibintu bitandukanye, ni imbugita imwe, sibyo? Ariko hari n'abantu bakoresha mu cyangwa uvuga umupanga cyangwa iki, bakoresha icyo bazi ni kinabayangayanga. Uzo bayangayanga bakera n'abayangayanga, ni ukuvuga ngo we arazwi inkuza ye, icyuma cy'imbugita ye, icyayikoresha abyuka mu gitondo yambara itaburiya, niba itaburiya yiwe, ajya gukora iki? Kubaga, sibyo?
icyo ni cyazi ngo arazi ni cya cyuma kimwe ubundi aho ari ni umuhinzi cyangwa aca ibiti arayifite icyazi cyo ni intuzi imwe ishobora kuba imwe badafite nyinshi mu rugo umwe akagira icyo kuyikoresha mu ntuza mu kuyanga mu kubaga undi akayikoresha ni imwe ariko umuntu umwe azi icyo ashoboye dore nko ku impano y'uburirimbyi n'urugero impano nshobora kuba deja icya mbere cyo ngeze kubisobanuraho gato nshobora kuririmba icyo ari cyo cyose kije ariko hari undi amenya ngo jyewe ndahamagariwe kurongora praise and worship sibyo ubimenya ute reka ndagenda nagura cyangwa mbisobanura kurushaho injira ku muntu uri hanze buriya hanze uvuga iki kintu impano zose zisobanuka neza muri Kristo ibyo twabikuye impano zose mu Bibiliya ntacyo umuntu yafite atahawe n'Imana ni ngo impano zose twazihawe na Kristo twazihawe n'Imana ni ukuvuga ngo zibona ubusobanuro bwazo muri Kristo umenya icyo ukwiye kuzikoresha muri Kristo sibyo ako niko nshaka tubaza tukanotinga kuko impano ushobora kuyikoresha mu buryo bwinshi ariko iyo ndi muri Kristo ibona umurongo utigute rero nshoboye kuririmba sibyo uko ninjiye muri cyo nkuko ninjiraga muri church kumva muri church nkumva naguwe neza none nabona abaririmbyi nkumva niho ndi kwibona cyane sibyo kuko ya mpano nubwo jyewe nari nkiri umwana ntazi nagendaga n'ibyo nkurikira impano cyangwa nkurikira kubikunda ariko ugeze ahantu utangira kumenya ngo jyewe mu by'ukuri indirimbo nyinshi ziraririmbwa hari abantu baririmba indirimbo zo kuvuga ubutumwa hari abagira gute ariko iyo hageze umwanya wa worship indirimbo zo kuramya Imana numva wagira ngo niho hantu numva ndi muri wanjye ndi muhira ndi mu rugo uko bikura ugenda umenya ko wumva ari byo uhaye agaciro wumva indirimbo zirarimbwa ariko ndajya nkurikirana n'amakorali n'iki ariko hagera muri uwo mwanya wa worship numva wagira ngo niho hantu numva ndi muhira ndi mu rugo sibyo so impano cyangwa impano ni impano se hari ikintu hari umuntu utumva impano ni ability sibyo cyangwa se business ni ikintu kirihariye umuntu ashobora kugira kuri we gitandukanye n'abandi benshi mu kivunge sinzi ko nabisobanuye neza umuhamagaro ni ikintu umuntu akoresha ya mpano kuko umuhamagaro uri connected n'impano buri gihe niba ushaka no kumenya umuhamagaro wawe ureba impano ufite ntushobora of course Bibiliya twereka ko ushobora kugira impano nyinshi bitwereka hehe igihe Yesu atavuga wa mugani w'itaranto itaranto bamwe wahawe itaranto imwe wahawe ebyiri wahawe eshanu ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kugira hari usanga kunabwira umuhungu wanjye iyo mugisha piano ubwira ni niga piano ntuzumve ko ugomba bisobanura ko ugomba kuba pianiste tu kama umuntu w'inshuti yanjye yambwira uriya dore uriya muntu w'inshuti urabona Toto kanaka ni umuloya numu afite ibintu nka bitatu cyangwa bine kandi akina na gitara akina na piano ushobora kugira impano nyinshi kandi zose zigakora so impano ikwereka umuhamagaro wawe aho uri sibyo niba ndi umuririmbyi nkunda kuririmba namaze kumenya cyangwa nkumva kurimba biraza vuba naririmba iki ni ikizakwereka impano yawe nyoragera mbivanga ikizakwereka impano yawe iyo ubikora biza vuba ikitari impano yawe iyo ugikora kirakugora kiratinda cyane uravunika kandi ntukora ibintu biraza imwe yarimba ikintu ari impano yawe kirihuta ugasanga uri gukoresha umwanya muto kuruta uko ukoresha ugasanga yana dukora ibintu bibiri kimwe n'impano ikindi si impano iki mfitemo impano iyo nkize kirihuta kureza kiriya ntafitemo impano kuko kugira impano ntibisobanuye ko ibintu binoze najya nkunda guha abantu urugero rw'impano y'ubuhanuzi guhanura ni ukwakira ijambo riturutse ku Uwiteka ukarivuga ariko biratangaje ko Eliya yari afite abana b'abahanuza abanyeshuri bivuze ngo nubwo ari ijambo riturutse ku Mana hari uburyo byigwa uburyo bikorwa sibyo niyo mpamvu no mu iki kibazo muri iki gihe usanga harimo ikibazo cy'impano z'ubuhanuzi kuko abantu bafite impano ko ntibigishijwe kuzikoresha sibyo so mu yandi magambo impano irahari ariko
iri connected ndetse n'umuhamagaro nuko impano yaduhaye izikoresha mu muhamagaro yadushizemo. So ngewe mfite impano y'uburirimbyi nasobanukiwe ko praise and worship ni inkurura. Ahantu hariho hose bari gukora praise and worship nibyo binkurura, nkahita nisanga nicyo najemo. Niyo muhamagaro wanyu. Igihe cyacu hari n'amakorale menshi, ariko nkumva worship niri kunkurura, hagira umwanya kuridinga worship na korale yaririmba nkumva hari itandukaniro. Sibyo? None ku byose bibonekera muri Kristo, ariko umuhamagaro cyangwa se umuhamagaro mfite niwo uhura na ya mpano. Ariko donc reka mbisobanure gutya, impano irahari, iri connected n'umuhamagaro, kuko ntabwo Imana izakubwira kujya kwigisha ijambo ry'Imana, sibyo, utazi kuvuga. Sibyo? Ntabwo Imana izakubwira kuba umusikriste, kuko birashoboka n'impano zose. Ntabwo izakubwira kuba umusikriste ngo yigishe ijambo ry'Imana mu basikriste, mu batwara amagare, sibyo, utazi no kuritwara. Sibyo? Donc icyo Imana yaguhaye kumenya igihuza n'umuhamagaro waguhamagariye. So none iyo umaze kumenya iki impano Imana yaguhaye, urayisobanuza nyikoreshe. Uko aho rero nabangiye deep cyane, ariko namenye ko Imana yampaye impano, namenye ko umuhamagaro uri connected n'impano, hasigaye kumenya nyikoreshe nte gute. So mu ijambo rimwe impano ri connected n'umuhamagaro, ariko umuhamagaro ni ikintu ukoresha ya mpano. Sinzi ko urumva. Yego. Nyobora worship, mfite impano yo kuririmba, ariko ndakoresha umuhamagaro wanjye no kuridinga abantu muri worship. Sibyo? Ariko ndakoresha kuririmba. Umuntu afite eloquence, azi kuvuga. Sibyo? Afite impano yo kuvuga, ari abantu bazi kuvuga. Imana ikasanga umuhamagaro ivuga butumwa, kubera ko ashoboye kuvuga. Wajya kubigerageza bikanga ko ntufite iyo mpano yo kuvuga. Sibyo? Umuntu afite impano y'ubucuruzi, kuko zose ziba impano. Ugatuvuga ko Imana ko yampaye impano y'ubucuruzi, birahura he n'umuhamagaro wanjye. Ugasanga azi guhuza. Narebye nk'abantu batangiye full gospel. Na businessman watangije full gospel kubera ko yari afite impano y'ubucuruzi, ahita ahishurirwa ibijyanye n'iyo mpano ye, ukuntu yakwegeranya abantu ba businessman, abantu bafite bubashwe. Kubera iki? Afite impano y'ubucuruzi, ariko ihuye n'umuhamagaro we. Umuhamagaro akoresha impano y'ubucuruzi mu kubwiriza aba businessman. A businessman, sibyo? Ni ukuvuga ngo impano iri connected n'umuhamagaro. Habasigiye kumenya gusa ni hehe. Nushaka kumenya aho umuhamagaro wawe uri, urebere mu mpano zawe. Impano imenya ryari, ni ikintu ukora kikihuta kurusha ibindi. Ikitari impano yawe ukoresha imbaraga nyinshi bikanga. Iyo ari impano yawe birihuta. Sinzi niba ndi gusubiza neza. Jewe ndumva ahantu numva umengo ahubwo bigaruka no kuri kwa kundi bamwe dusanga bagihagaze, abandi tugasanga ntitukibumva. Mbega boba bari bafise impano cyangwa bari bafise umuhamagaro, ngira bigaruka ahandi. Kuko urumva muratubwiye ko impano ushobora kwiforsa, umuhamagaro bikoroha. Nuko mwabisiguye? Umuhamagaro, impano, iyo udafite impano mu kintu uragiforosa bikanga, ariko ifitemo impano kirakunda. Iyo umaze kumenya ko ari impano, ushaka aho umuhamagaro wawe uri muri icyo kintu, ukabihuza. Ibyo bigaragarira muri Kristo. Ni ukuvuga ngo kumenya ngo hari urugero rw'umuntu batangiye full gospel, ni umucuruzi, it's just business, ariko ahishurirwa agomba gufasha abacuruzi bajye bahurira ahantu hari VIP nko mu mahoteli n'ahandi hubashwe, kuko niho bumva vuba. Umuhamagaro ugaragarira aho ngaho. So ni ukuvuga ngo ni ikintu gihishurirwa muri Kristo, uko usabana n'Imana, Imana igenda ikwereka umurongo. Yego. Murakoze cyane. Turanyuzwe. Yego. Ni ukuri je numva mfashije kabisa. Kandi ndumva no mu bwenge ndungutse, kuko hari ibintu biba bikuzazanira ukavuga uti ibi bintu none nagira ubuntu ndonka umuntu abimenyereye, kandi niteka ko bagira eme. Twumva dutera iteka cyane ko bakira muri studio zacu uyu munsi. Hari nk'ikintu ngo ukibwira abantu rero baririmbyi, urugero hari nk'ikintu kigiye kitera abantu confusion, urugero muri worship team.
ugasanga umuntu araje kubera akunda worship team cyane, kubera ko yiyumvamo worship team iyo baririmbye araryoherwa, ariko agahita abihuza nuko afite impano yo kuririmba kandi yenda atayifite. Yenda afite impano ya hospitality n'urugero, ashobora gukorera muri worship team, yenda mukarere kumutungira urutoki jya muri worship team, but impano yawe si ukuririmba, ahubwo ukora hospitality muri worship team. Abayobozi ba worship team bagomba kumenya kudiscerna, bagomba kuba bafite discernment, kumenya se uyu muntu uri muri twe n'umuhamagaro cyane ni umuririmbyi cyangwa se umuririmbyi. Bamwe bahita birukana bamwe gusa abaririmbyi, urumva n'urugero ashobora ati wowe nturi umuririmbyi, cyangwa aho bakeneye abaririmbyi bakakira bose bakaririmba, ariko bagahora aririmba yumva hari ikintu kibura iwe muri we akamva araryohewe ariko akumva hari ikintu kibura, kubera ko ntarajya muri cya kintu nyacyo kiwe. Wa muhamagaro we ntarawushikamo, aracashakisha, ariko wamushira ugasanga abantu bamenya gute, usanga ari muri team ariko nubwo atarimba neza birthdays y'abantu bose arayazi akayaririmbamo gute. Oya, ugasanga birthdays igihe abantu bavukiye buri tariki y'umuntu wese arayizi, ugasanga niba ari umuntu wagize ikintu fulani niba basensibiliza dushikire kana kabara muze tugire gute, usanga niba ari umuntu warwaye arashaka umwanya agiye kumureba kandi ari muri team, ako hagera kurepeta ugasanga ashobora no gukererwa kandi ari muri team, ako hagera ibindi kandi byo muri team bigenda hospitality ugasanga birimo cyane. So kenshi iyo ubimenye utangira kwiga umuntu. Hari nka team nkunda nayo narebaga umuntu ndamureba ko nemaze kubimenya, wabona umuntu yarwara muri twe ugasanga yamugezeho, wabona birthdays ugasanga ntangiye mutandasa suggesting you know what tumushinge social, nubwo ari umuririmbyi ka tumushinge social, ko ashobora kuba anagereza kuririmba ariko icye cyane naho ngaho. So nukuvuga ngo ni byiza kudiscerna ukamenya ngo dufite team ariko umuntu we ahe nihe, sibyo? none gahembe numvise binwengeje cyane kuko numva nyine hari ikibazo numva birantwengeje kuko ari impamvu binwengeje. none umuntu ashobora kuba afise uwo muhamagaro wa sociale akaba yitaho abantu akabasura nyene kuryo nyene mwayivuze, kuko urumva ko naje naciye numva neza aho no mu class ari nka jewe. So nashobora kuba afise iyo mpano akaba bifise byose. Mwatubwiye ko umuntu ashobora kugira impano zitandukanye, birashoboka. Niba bifite byose uzabona ko abikora byose neza. Wow, mfite umuntu w'inshuti n'umushumba ko w'inshuti, ajya mu kazi donc ashobora gucuranga, ashobora azi ibintu bya afite company ye, azi ibintu bya comptabilité cyane, n'umuhanga cyane, ashobora no kwigisha abandi bantu bakabimenya. Usanga ikindi akagira social muri we, ibyo bitatu byose arabifite, ku buryo ashobora kubyukana saa 10 akajya muri office, akazi kose kaba kari ku murongo, church akagira umunsi wayo akabikora neza, akagira n'umwanya wo kwibuka mu inshuti ze, akaba ati ntiduherutse kugira gahunda dupanga hano tugenda ndugira abantu bari mu Rwanda tugisenye, tugende tumare umwanya tugira umwanya wo kunezerwa, akibuka ko n'abana bo muri famille n'inshuti badaheruka guhura akabapangira gahunda. Kandi umuntu uri very busy, afite imihamagaro myinshi, aho baza gusanga byose abikora neza, kubera ko izo mpano zose arazifite. Rero ntarwana nabyo, iyo atabikoze ahubwo yumva ari ikintu kibura, kandi umuntu aba yahawe n'ubwo bushobozi n'iyo capacity yo kubikora. So rero iyo ugendana nawe, iyo umuntu aje ntago musunika, ahubwo ndabwira mu muhe time, aragenda amenya iki uko ugiye uko tugendana. Gusa hari ibintu bawumva umugore wanjye yigeze kumbwira rimwe, ambwira ati mbanumva icyo gihe atarahishurirwa cyane umuhamagaro we, hari imbere, ambwira ati mbanumva namera nkawe. Ati wowe abantu babikunda batabikunda, bakoma amashyi batakoma amashyi, waba uri gukora amafaranga utari gukora amafaranga, uri kwinjoyinga ibyo uri gukora. Niba ndi muri studio ndinjoyinga, nandi kuririmba, donc numva nguwe neza, ntabwo ntegereza ko abantu bampa amafaranga cyangwa bakoma amashyi cyangwa bagira uti ngo mbikore. Numva iyo ndi kubikora numva ndi iwanjye.
ibijyanye no kuririmba na production n'ibiki mvuga ngo ntibisaba imbaraga nyinshi kubitekerezaho ahubwo iyo ntabikoze mbona umva njya ngo ikintu ari gukora yego ku buryo mbere nigeze kubikora neza nkajya numva nasohora indirimbo hafi buri kwezi nta gahunda kubera ko ndinjiye kubikora tu sibyo so undi ashobora gushaka kubikora kumva arahata donc ari kubikora ko ari força you know ariko iyo ibintu bitemba uri wowe urahura nawe kugenda wimenya wisobanukirwa yego kabisa none Gaime kubera ko nyine uri umuhanzi ibibazo byinshi bigaruka ngaho kuko urumva ndazi ko hari abantu benshi bakeneye kumenya barakeneye kumenya ukuri cyane ukuri barakuzi donc bakeneye gusobanukirwa neza niyihe nyungu mwasanze mu gukorera Imana mu buryo bwo kuyitazira no kuyiramya niyihe nyungu haba kuri wowe cyangwa ku muryango wanyu inyungu ya mbere iyo itangira kubikora inyungu tuzira mu buryo butandukanye yego inyungu ya mbere biraryoshye yego kuba nzi data uwo ari we yego urugero niba nzi umubyeyi umbyara nkamumenya nkamenya ukuntu ankunda nkamenya ukuntu anyitwararika nkamenya ukuntu anyitaho biroroshye gukora icyo akunda cyangwa se biroroshye kumushimira kubera ko ntabwo ari ibintu bisaba imbaraga ni ibintu mbaye mu buzima bwo kumumenya no kunezererwa no ku-experiencinga ineza ye so inyungu ya mbere ni uko wumva uryohewe no kunezeza data icyo gishobora kuba kidahita cyumvikana ako kanya ariko unezererwa dore umuntu wagukoreye neza umuntu wakoreye neza uranezerwa iyo ubonye ikintu cyiza wamukorera umuntu wakugiriye neza so inyungu ya mbere ni ukumva ubashije kubona icyo wakora kugira ngo wumva wagira ngo uri kunezeza umubyeyi wawe inyungu ya mbere ni ukubona icyo ukora cyanezeza umuntu wakunejeje cyangwa ukoreye ikintu cyiza ni nko kwitura ineza umva rero ikibazo impamvu nahereye aho ngaho si abantu benshi biyatanda abantu benshi ntabategereje aho ni uko dufite ishusho y'Imana itariyo abenshi aho nyine muhatebe akaga tuvuga Imana y'urukundo ariko ntitwizere urukundo rwayo uzabibona gute iyo habaye ikibazo ubwira Imana ibi n'ibiki nkoze usanga abantu benshi ari uko mu cyumba cy'Imana unkoze ibiki nkaho ibibi ari we Imana ariyo soko y'ikibi waba uri mu rusengero cyangwa ahantu ugashima Imana ikora neza gusa n'umugira neza waba uri wenyine ukabata Imana ibi n'ibiki nkoze urongeye ako ni akantu gato none magambo dufite ishusho y'Imana tuvuga Imana ifite urukundo ariko dufite ishusho y'Imana idakunda kubera bitewe n'ukuntu twigishijwe dufite ishusho y'Imana ifite ibyo dutegerejeho kuruta ibyo ishaka kudukorera kubera iyo mind dufite akenshi no kugendana nayo bikatugora no kuyishimirwa asanga amashimwe ari ku munwa kuruta ari mu mutima kuko ibibi byose tubyasosiya nayo kuruta uko tuyasosiya n'ibyiza ikibi cyose tubona ko ariyo sibyo so bigatuma n'amashimwe yacu no kunezererwa kuyiramya ubundi gushima uzareba umuntu ukunda wishimiye niyo umuguriye impano wumva uri excited no kuyimuha wumva bifite imbaraga wumva ukuntu wabisobanura kubera ko biri muri wowe urashaka ku expressinga urukundo umufitiye umunezereza bishitse so akenshi agiye tuzana amashimwe imbere y'Imana ariko ari umuhango kuko ntitwi-expressinze rwa rukundo ntitwabwiwe urukundo nyarwo ntitwigishijwe kuri data uwo ari we bigatuma nta munezero duhora dushakira inyungu mu mafaranga duhora dushakira inyungu mu bindi ariko ntiturebe inyungu mu mashimwe nk'umuntu ukunda donc wabonye urukundo rwe ubu ngubu tuvuze ngo ni bande bizera ko Imana ibakunda mu by'ukuri biri deep abantu bakaba abanyakuri wasanga ari bake bazamura amaboko I'm sorry to say kuko ugenzi ko byigeze kumbaho
nikore nigeze kubwira Imana nti Imana agiye ndabona nkurusha urukundo uzi impamvu wari wavangiwe navangiye cyane byuzuye kuko njye nakunze kubaho n'ubu kandi nkunda kubaho nk'abagewe ibyo numva nibyo ugenda ukura ugenda ubimanaginga ariko icyo gihe hari project nakoze napanze neza ukuntu biri bugende mbona project izamfasha no mu buzima bwanjye n'igihe kizaza igeze hagati ipfa mu buryo butunguranye ngira Imana ko byose byasosiye n'Imana bya bintu byapfuye byose ni Imana sibyo niko kenshi usanga tumeze ngira Imana uzi ko umuntu ashobora kunyera hari umuntu wari uherutse kutakumpemukira aza kunkeneraho serivisi ndayimuha ntabwo ni Imana uzi ko umuntu yampemukiye akansaba serivisi nkayimuha none wowe uranga ko ibintu byanjye bikunda kubera ko ibibi tubyasosiya n'Imana byose hano nibaza ko sinzi ko hano muri Amerika bihari ugasanga ngo abantu ngo barasubira ibintu byose ngo ariko apana ibigeze apana the works of God donc sinzi icyo kintu ko gihe donc turasosiya dushobora kwasura ibintu byose ariko apana ibiri ku bikorwa by'Imana pour dire ibyo ni ibihe imyuzure ibiza ibiki umuriro donc pour dire que ibyo byose wagira ngo bira bibi byose bikomakomeye ni by'Imana iteje ibyo ntitwabyasura you see urabona iyi sura dufite y'Imana ni Imana iteza ibyago ni Imana iteza ibibi nujya gutekereza neza uzasanga ishusho y'Imana dufite tutanyuzwe nayo tutanezerewe nayo tutayishimiye kubera ko ntitwizeye urukundo rwayo niba ushobora kubwira ngo Imana igira neza niyo kwizerwa najya ku ruhande nkajya kubeshya kugira ngo mbeho ko ntizeye ko yambeshaho ndabona Imana yambeshaho narangiza nkajya ku ruhande nkakora ibitari byo kubera ko sinizeye nubwo mvuga ngo yambeshaho simbyizeye cyane ku buryo nareka gukora amakosa donc ucuja kwicira inzira voilà isi so Imana dufite ntitunyuzwe nayo amashimwe rero nta turyohera kubera ko ushima uwo wishimiye ushima uwo wishimiye so usanga bwira mu mutima Imana tutayizi neza kubera kutayimenya neza ntitunezerwe dusigara rero dushakira iki dushakira inyungu mu mafaranga hanze y'Imana mu mafaranga mu zindi nyungu zose se nakuyemo iki ibi byose ni inyongera ariko ni relationship sibyo mu mashimwe rero ikintu cya mbere niyo kuko Bibiliya ivuga ngo iyo bivuga ngo Imana tura amashimwe si uko Imana iza uri gushima oya ni uko twe tuzamuka donc Imana iranyuzwe irahagijwe byose bikura bivoma muri yo so no kuvuga ngo twe dushima twize kugendera mu kirere cyo gushima tuba twize kugendera mu kirere cy'ubumana ubusabana nayo rero iyo presence yayo nta kiruta haleluya uko kubaho kwayo nta so no kuvuga ngo kugendera mu mashimwe umuntu nigeze utangira kubitekerezaho kera umuntu nigeze kuza yaravuye ngira ngo niba muri Amerika yari umuzungu azatubwira ngo atubwisha ukuntu nta jambo nari muri takara mu magambo yose avugwa ku isi icyo gihe bari mu bushakashatsi bari kureba ko babasha kuvumba kumva ijwi rya Yesu mu kirere ariko nta jwi ritakara sibyo uko ikirere kubera ko amagambo yose tuvuze atatakara cyangwa indirimbo ducuranze zidatakara niba tuvuge hano twicaye turi mu nzu niba iyo nzu ihoramo amagambo y'ishimwe mazima cyangwa amagambo ari positive cyangwa amagambo ari ibintu bizima tuvuga ibintu bizima icyo kirere cyacu cyuzuramo ibintu bizima kuko urazi ko ibyo tuvuga ni kwatura twihuza cyangwa dusa n'ibyo tuvuga ni nk'umuntu uhora ucuranga indirimbo za worship mu rugo rwe aba creating atmosphere kubera kuri kugendera mu kirere cy'ubumana si uko Imana iza ahubwo wowe uri kugendera mu kirere cy'ubumana Imana isanzwe ihari Imana isanzwe utuye muri twe kuko wavuga gute ngo Imana iraza kandi ituye muri wowe ni nko tuvuga ngo ngwino mwuka wera aze asanzwe atuye muri twe ndetse twivuguruze sibyo tuvuge ngo Mana ndagukeneye hari indirimbo nkuko biranagukunda hari indirimbo bakomeje kunsaba abantu ntashobora kongera kuririmba iyo nindi gira kabiri kuri yarindi zirahari nyinshi abantu bashobora kuba shock twantu benshi barayisabye sinaririmba narimba ngo ngwino mukiza twibanira
none ko tuyikunda cyane. yes none se azaturuka he? Niba Bibiliya ivuga ngo uzanyizera ngo nzaza nture jyewe na data tuzaduture muri we, none ndi kumusaba ngo ngwino yaraje kera, umva atari kwivuguruza. Ndiho ndahamagara umuntu waje atuye muri twe, sibyo? Ahubwo navuga ngo ndashaka gufellowshipinga, ndashaka kugirana ubusabo. Dore ubana n'umugabo wawe mu rugo, ntabwo wamubwira ati ngwino twibanire, ahubwo urashaka time ya ntuza, urashaka umwanya wo gusabana, intimacy. Ahubwo tubisobanura nabi. Ndashaka umwanya wo gusabane nawe, kugirana ibihe nawe. Donc kuko mushobora kuba mubana ariko asa nkaho adahari, umwinyora, sibyo? So suko ashaka kwaza, arahari already. Bibiri tubwira ngo Kristo batuye muri twe, ntitubyemera se? Siko duhora turirimba ari muri jye, Kristo ari muri jye, narangiza avuga ngo ngwino tubane, kandi aze aturuke, sibyo? Ngwino mwuka wera, Kristo umwuka wera twaramuhawe, si turamuhamagara ari guturuka ko twamuhawe umwuka wera ari muri twe, Kristo yamuduhaye, none se turamuhamagara ngo ave, turashaka undi arahari, sibyo? Ni utuntu duke murashobora kwibaza, sibyo? Ahubwo ni ukubirokonesa, tukagira ubwo busabane. Kristo arahari ko I need time to fellowship, I need time, ukeneye iyindi migenderanire, umwanya wa intimacy, ngira umwanya nawe, si uko ari kure. Ibyo rero bituma n'amashimwe yacu twumva ari kure. Wumva wagira ngo uri gushima Imana iri kure. Iyo uyibwira wumva uri kubwira Imana iri kure, ntabwo ari Imana iri present, Imana ihari. Sinzi ko ntagiye kure cyane ariko amusore niba nishe ibintu byinshi. Oya, ni amahoro kabisa, byose ni byiza cyane. Ariko ndabikijije, ntabwo mbyishe. Ntabwo mbyishe. Hari ukuri kugora abantu kumva, ariko ukuri ni kwiza kandi muri iki gihe nibaza ko dukeneye ukuri cyane. Dukeneye ukuri, turi mu gihe tuzazanikwa. Nyatwo turi muri bya bihe nyene biri mu byahishuwe bya nyuma, usanga mbega tuzomenya gute, tuzotandukanye gute ibihe bya nyuma, bimwe byaraje ibintu nk'ibyo. So urumva kumenya ukuri, ngo muzomenya ukuri kuzoba kwidegembya cyangwa kuzoba batura mu Kinyarwanda. Kandi ikija muri rigari ni nini kubera ko ukuri wamenye. En fait freedom ufite ingana n'ukuri wamenye. Niba bivuga ngo muzomenya ukuri kuzoba batura cyangwa kuzoba kwidegembya, mu yandi magambo bisobanuye ngo ukuri umaze freedom yawe cyangwa kwidegembya kwawe aho kugera hangana naho kuri wamenye kugera, hangana n'ukuri wamenye. Donc urugero ushobora kuba wowe warabatutse cyangwa warabohotse ku gukunda abantu, ni urugero. Ku buryo si ikintu utekerezaho, urakunda abantu, hari icyo wamenye kuri icyo kintu, hari ukuri wamenye. Ubundi ugasanga ntibimworohera, abantu ntibimworohera, ugasanga we urugero, ahubwo par contre yenda mvuga iki, hari ibintu byinshi umuntu ashobora gutekereza kumenya. Urugero ugasanga ni urugero gusa nk'umuntu gutanga ni ikintu cyoroshye kuri we, ntabwo umusaba gutekereza cyane kugira ngo atange. Ubundi ugasanga biramugora cyane ko ntarabimuhokaho. Ukuri wamenye, kumenya ko aho ngeza freedom hangana naho nageze mu kumenya ukuri kuri icyo kintu. Siyo tuvuze ngo uzamenya ukuri kuzabatura, utayibaza kuki abantu bagira ngo barabaswe, ariko umuntu tugenda tumenya umunsi ku wundi. Nk'ubu umaze kumenya ko Imana turi kumwe, sinongera guhamagara Imana nzi ko turi kumwe, ahubwo numva nguwe neza ko ihari, ahubwo ni time. Nkeneye umwanya nayo n'Imana, kuko turagendana, ariko hari igihe ntagira umwanya ngo quality time nsabane nayo. Nta namwe tubona Kristo yigeze kubwira ngo data ngwino, keretse igihe yari haragira abona iki kikumpebesha kikundekesha, nabyo biri deep mu busobanuro. Nuko yari yambaye icyaha, yambaye umubiri w'icyaha,
donc donc yahindutse icyaha sibyo ntabwo ruvuga ngo action muri ko ntabwo ari Kristo umuretse nabyo nindi deep explanation ariko mu by'ukuri ntabwo ruvuga ko Kristo ajya tureka cyangwa Imana igitureka kuko niba yaravuze ngo Kristo yarabishoje Imana ikaze katurana natwe ntabwo igitura mu mahema ntabwo igitura mu mazu y'abantu mu nsengero donc hari ukuri umenya ugasigara wumva ufite umudendezo actually singikeneye kugenda nk'umuntu uri jyenyine urugero abantu batinya kurogwa cyane kuko nari kumwe n'abantu minsi yashize tuganira umwe akavuga ati abarozi undi akamubwira ati nta murozi wandoga kuri cya ndoga se ndetse niba Kristo ari muri jye kandi uko kuri yamenye kuramuproteje kuko bigenderamo ntanatinya uburozi undi akavuga ati reka uwo nguwo byaramukubita urumva uwo n'umwe yamenya rya jambo rivuga ngo tuzogicica nacyo kizotugira voilà akandi si ukumebera kumenya wagira ngo turabyita kumenya hari kumenya mu mutwe ariko hari n'ikintu usa nacyo no kumenya ya understanding ugasobanukirwa ugatahura ugasigara wumva iriya jambo ni iryawe uriya rero kuko nubwo yakirya ariko wanda ubishidikanya ufite ubwoba yanakirya bikamubaho kuko ni ukuri so hari igihe tugendera mu bintu twumvise byinshi ariko tutabyizera kubyizera ni ikintu kubimenya neza kandi udakekeranya udashidikanya so ni ukuvuga ngo mpamagaye ngo Sandrine uko niko kwizera kubera ko uritaba kubera ko uzi ngo ngewe ndi Sandrine ntabwo ndishidikanyaho kwizera rero nuko rero hagiye tubwiye umuntu yigisha imbere avuga ngo mugire kwizera nimwizere no ntabwo ariko bikora ahubwo bigisha ijambo rinwa ko kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo aho bigisha abantu ijambo rya Kristo nirigwira rirahindura imitekerereze kwizera ni ukumenya sibyo so uko kumenya kuzana freedom yego thank you so much kabisa turiko turiga ibintu kandi bikomeye Imana ibaha umugisha cyane ndumva muri ko muduha ubumenyi bwose Kristo yabigishije kandi n'ukuri none gaheme turi ku musozo w'ikiganiro cacu kandi ntabwo tubarekura mutaduhezagiye mu ndirimbo ufite indirimbo nyinshi zihezagira imitima y'abantu kandi iyo turi mu ma church nk'akararo ngaha muri church wacu turakunda kuziririmba n'abandi niyo turabye online murakunda izi ndirimbo zifasha imitima y'abantu mbega mwoduha hari indirimbo yoba mwarahawe muryamye canke bivanye n'ubuzima indirimbo iri hejuru y'izindi munavuga tukavuga ati iyi nari muri ibi bihe niyihe hama muca mugira ko munayituririmbira sinzi iyo iriyo kuko indirimbo nyinshi nandika bitewe zimwe nandika bitewe n'aho Imana iri kunyuza ikampera indirimbo so ku buryo kuvuga ngo yirutiye bishobora kungora akumva kenshi ziza bitewe n'ibyo bihe ndimo nk'uko natangiye kuvuga ngo ngwino twibanire nari mu bihe numva nkeneye Imana so nkagira ngo Imana iri kure yawe wagira Imana ntihari iyo nayitekereje mu minsi ishize ntabwo nagiye kinini ubwo ngiye kubitekereza ku kinabyo Imana ngwino ngwino mukiza twibanire nibuka ko ibihe nari ndimo nari mu bihe bigoye cyane nkumva wagira ngo Imana ntayihari none gaheme n'ibindi n'ubu n'izindi n'indirimbo nyinshi nagiye ndirimba hari zigenda ziterwa akenshi hari iza gutyo nta kintu ntekereje ariko n'izindi nyinshi zagiye ziza bitewe n'ibihe ndimo mukara kamera mu indirimbo none none birashoboka grega nk'uko wavuze ko ari muri ivyo bihe utubabara izo ndirimbo ukazora zitanga ko numva zifashe none erega hari igihe umuntu yumva nyene bivanye na situation aho kantu karako urumva ufite ikibazo n'icyo nyine hagiye tugendera mu marangamutima emotions kurenza ukuri buri umuntu agizwe umuntu agizwe n'umwuka mubiri n'ubugingo soul spirit soul and body sibyo so muri soul habamo emotions mind habamo emotions yego will and mind sibyo ibitekerezo amarangamutima bitagute mu kirundi
ibigumbagumba kabisa Kirundi waracibagiye ibigumbagumba ibigumbagumba donc harimo amarangamutima ibyiyumviro ibitekerezo n'ubushake so ibi byose biri ahantu hamwe sibyo so hari igihe umuntu uririmba cyangwa se wumva uri mu bitewe ibitekerezo biri kujyana ahantu bitewe n'icyo wanyuzemo bigahura amarangamutima akavuka bitewe n'ibihe uri kunyuramo sibyo noneho bikakiriyetinga ubushake biri ahantu hamwe so hari igihe rero unyura muri situation bitewe n'iki ibitekerezo byawe bizi kuri iyo situation cyangwa ku ijambo ry'Imana rijyana n'iyo situation ukamenya amagambo uvuga nuko witwara kuvuga ngo igihe ndirimba ngo ngwino mukiza twibanire nuko nari nzi ko hari igihe Imana ibidahari ariko namenye ko niho wageza gutahura ibyo nongeye kubitekereza mu isi ishize nagiye kintu kirajira ariko nuvuga ngo mpitangiye icyo gihe mpitangendera he mu marangamutima mu bigumbagumba nuvuga ngo emotions zanjye zirambwira ngo watawe nkumva ndababaye kuko Imana yarari guki Imana yantaye kwera nkumva ndababaye ko Imana yantaye sibyo niko nzi so ibyo rero n'amarangamutima nkumva ndanababaye nkataka Imana tabara ngwino uri hehe sibyo ni igikorwa cya emotions sibyo kibigumbagumba cy'amarangamutima sibyo ariko mu by'ukuri ese Imana yagiye ahari igumira muri twebwe ko cyaba ari ikibazo n'Imana igigenda cyaba ari ikibazo gikomeye kandi siko biri tubwira so no kuvuga ngo rero ngomba kuganza emotions zanjye ziyoborwa n'iki n'ibitekerezo byahindutse niyo mpamvu Bibiliya Pawulo avuga ngo mugire imitekerereze ihindutse the renewal of the mind si ibintu ukora iyo ibitekerezo byahindutse na emotions zirahinduka uzare uko ugenda ukura ibyakubabazaga sibyo bikubabaza sibyo ibyaguteraga agahinda cyangwa umubabaro sibyo bigutera agahinda kuko ibitekerezo birahinduka bigahindura emotions so rero mvuga gutyo nuko niho nageza kumva numva bagira ngo Imana n'ubu rero hagiye nyumva gusa njye mpitanye interpret ukundi niyo nyumvise nzamubona okay nabivuze uko bitewe naho nageza kumenya ariko ni nkuko naho ndavuga ngo Mana I need you ndoba nkeneye mu buryo dusabane umbwire what's going on tugirane umwanya tugirane ibintu kandi umwanya uturuka kuri ku Mana kuko Imana irahari irabishaka I need to create time to find time nka creating your atmosphere izanwa n'iki nuko mbona umwanya gusa nkatuza nkagira ibihe niyo mpamvu habaho kwiherera nkagira umwanya wo kwiherera na data muri babiri nkavuga ni what's going on mfasha msobanukirwe ndabizi ko hari uri muri jye what's going on sibyo ariko ntago muhamagara nk'umuntu uri kure sibyo rero ni mpamvu iyo ngiye kwiririmba avuze ngo ngwino mukiza twibanire hari umuntu ibere mu kibazo ahita yumva koko iri kure ka tuyihamagara turebe ko yaza ndumva ari inyigisho ariko umva atari byose dukurikije ijambo ry'Imana rivuga Bibiliya iravuga ngo umuntu nanyizera nzaza njyewe na data duture muri we none se nsobanura gute niba Imana ituye muri wowe kongera ukayihamagara ngo ize yego so nukuri cyakora ndumva nivyo koroha nyene kumva indirimbo ni nyinshi akitso numbira ngo rimbi yego jewe ariko nta cyangwa bashaka kujya kuri YouTube bakazumva cyakumbwira niba wambaye nimba naririmbo nayiririmba hari indirimbo nkunze kumva mu mashengero kandi irafasha ifite amajambo akomeye yego indirimbo ivuga ngo igitero cyayo kivuga ngo ndagandutse ndamanutse nciye bugufi mukiza ushigwe hejuru yego yego mwe ducishirizaho gatoya hama mutubwiye ni nta yayo okay nabanza nkavuga intaye gatanyiririmba inyandika iravuga ngo umutima wanjye wagukiye kukuramya yego sinzi ko cyugereza ko byumvikana umutima wanjye wagukiye kukuramya wowe soko y'ibyiza n'iby'igikundiro n'ibishimwa byose kandi ugera ubona hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe ukavuga uti ni wowe kuko ni wowe soko y'ibyiza n'ibishimwa n'iby'igikundiro n'ibishimwa
ibyo ibikozwe imirimo ndi kubona ni wowe gusa soko yayo, imirimo myiza ndi kubona kuko ni wowe soko y'ibintu byiza, ni wowe soko y'ibintu by'igikundiro, ni wowe soko y'ibintu byo bishimwa. So nkahita mvuga ngo ni kubw'ibyo wakoze ndagandutse, ndamanutse, nciye bugufi, wowe wenyine ubikora ushyirwe hejuru. ni ukurokonesa imirimo Kristo yakoze. Hanyuma rero urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, kubera ko ni wowe akwiye gushimwa. Izina ryawe rishyirwe hejuru, izina ryawe ryamamare hose. Muhita uririmbe hagati ahigaye mugashyira mu gahogo. Nta kibazo, urishyura nyuma. Okay, yeah, again. Kidding. Yeah. Umutima wanjye wagukiye kukuramya mukiza, we soko y'ibyiza n'iby'igikundiro n'ibishimwa byose. Ndagandutse ndamanutse nciye bugufi ushyirwe hejuru. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe ryamamare hose. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe ryamamare hose. Amen. Wow. Amen. Murakoze cyane rwose kabisa. Iyi ndirimbo sinzi, ndizera ko n'abazogira commentaire iyi ndirimbo nibaza ko ari indirimbo imwe mu ndirimbo zifite amajambo adasanzwe. Amen. Wow. Mana ishimwe. Mana ibahe umugisha. Amen. Hari kandi mwumva mwatwongera kanyu, ubu nicyo nabapropose. When your boss. Okay, go ahead. Okay, yere yose. Yashangiri. Okay, ngiri ijyanye n'ikibasi ni nyinshi rega. Umva, feel zose ziradufasha kabisa. Yere yose. Okay. Ku misozi yose washoboje kuzamuka, n'amataba wanyujijemo, n'inzuzi zose wanyambukije, ngufitiye ijambo. Thank you. Ku byaha byose wambabariye, n'indwara zose wankijije, n'imitwaro yose wantuye, mfite icyo nkubwira. Thank you. Sinzi ukuntu bigenza, sinzi n'uko ubikora,
icyo nzi ni kimwe nukunyitaho sinzi ukuntu bigenza sinzi nukubikora icyo nzi ni kimwe nukunyitaho uzi ibyo wibwira kutugirira n'amahoro yasibibi ngo utureme mu mutima w'ibyo tuzabona hanyuma uzi ibyo wibwira kutugirira n'amahoro yasibibi ngo utureme mu mutima w'ibyo tuzabona hanyuma sinzi ukuntu bigenza sinzi nukubikora icyo nzi ni kimwe nukunyitaho. Wow. Amen. God bless you, amen. Bless you too. Imana ibahumugisha cyane rwose Amen. cyane. Amen. Nibaza ko twobwira ko turangiza ikiganiro cacu Yego. ariko nukuri we say thank you to You're welcome. turavuze thank you to the Lord Amen. we yatukuzaniye hano n'ubuntu budasanzwe ndabisubiyemo Mwakoze kuntumira. n'iteka ridasanzwe Nawe. we kuri twebwe n'iteka ridasanzwe gutumira umwami n'umuherezi nkawe niko ijambo ry'Imana rivuga. Mwakoze twese. Ego mwakoze cyane kandi n'igihe tuzobahamagara please muze mudukundire turafashijwe abadukurikirana barafashijwe. Yego. Sinzi thank Mwakoze you kuntumira. yego murakoze gushima. Yego. Yego banywanyi ba Warubizi ikiganiro cyacu kirangiriye ngaha ngo akaryoshe ntigahora mwitaba nukuri turashimiye cyane abadukurikiranye turashimiye cyane team ya media ya Liani Media nkuko twama tubibabwira nukuri turashimiye n'abantu badasanzwe bama badufasha mu mashusho mu biganiro dukora ngaha kandi nukuri bakora amashusho meza namwe murabibona nukuri thank you so much. Hama niba mufite ikibazo kuvyerekeye umukozi w'Imana Aime twari kumwe murashaka kutwandikira kuri iyo nimero muza kubona icyangaho hasi. Hama niba mwifuza ko tumutumira kandi mutubarire. God bless you, bye bye. Warubizi.